yazamutse umusozi amaze kuwucera hejuru aravuga ngo yemwe barusha n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Rodiya Fayasante nibo bakuruhura ukava mu rungabangabo mu bucano umaze w'imyaka mu burwayi umaze w'igihe. Yesu yagukura ku gisasiro ukava muri urwo rungabangabo. Bene data amina roterevonia santere menikodeta vamungabagabo. Bene data ndakwinginga ngo uyu munsi uve mu rungabangabo Yesu akugirire neza. Uve mu rungabangabo Yesu akubakire. Uve mu rungabangabo Yesu agukize indwara. Uve mu rungabangabo kugira ngo Yesu akugirire neza akugeza aho utabasha kwigera, kuko Imana ni Imana y'urukundo kandi ni Imana yaduhamagara imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Abakunzi ba channel Inzira y'Ukuri Rwanda twongeye kubakira. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kumvaho ijambo ry'Imana, ijambo rikiza, ijambo ribohora, ijambo ry'Imana ririmo imitima. Iyi channel tuzajya tuyumviraho ubuhamya, indirimbo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none twabanje kwakira ijambo ry'Imana kugira ngo rizabashe kutuyobora muri ibi byose tugiye gukora. Dufite umutumirwa arahageze, tugiye kumwakira atugezeho ijambo ry'Imana. Mube hafi mukurikire kuko iri jambo ry'Imana niryo twari dukeneye mu gihe nk'iki. Ni karibu tumwakire. Muraho neza. Yesu nashimye. Yesu ahabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane rero. Amen. Tuguhaye ikaze hano kuri channel Inzira y'Ukuri Rwanda. Iyi channel murabizi twari kwabatumiye mu tuganirize ku ijambo ry'Imana muri Isanga rero. Mbere na mbere rero mwarambura ibiganza mukabaza mukakira abadukurikiye. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Data duhana umugisha. Mwakoze cyane. Nibyo koko amaze kudusuhuza, ariko hari abakimara gufungura channel bamakimara gufungura kuri uyu murongo. Reka abanze abitwibwire, ababwira amazina n'umurimo akora, abibwire mu gihe gitoya, hanyuma aze gukomeza atugezaho ijambo ry'Imana. Murakoze cyane bakundwa bene data. Nitwa Museveni Emmanuel Jean Claude. Ndi umusore, ntabwo ndashaka, ndacyari umusore ushima Imana, ariko witegura kuzava mu musiribateri mu minsi izaza. Nkaba ntuye mu Masizi. Ikindi ni umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa. Niwo murimo nkora. Yesu aduhana umugisha cyane. Arakoze cyane, nibyo kwishimirwa. Kuri channel twakiriye umusore umusiribateri, niko abivuze. Abasiribateri bashobora kuvugira Imana neza kurenza abubatsi ngo, kurenza abafite urubyaro, bafite nuvuga ngo umusiribateri abafite umwanya uhagije wo kuvugira Imana. Abasiribateri babitera umugongo bakajya mu bidashimisha Imana, ariko umusiribateri abafite umwanya wo kuvugira Imana kuko nta birangaza byinshi abafite, nta bimuhugiriza, ni umwanya abafite wo kuvugira Imana. Imana ishimwe cyane rero kwiduhaye umusore ugiye kutuganiriza ijambo ry'Imana. Tumuhaye umwanya rero kugira ngo abateze amatwi yicano cyangwa se barimo bareba barushaho gukurikira ijambo ry'Imana. Ndetse turanabibutsa kuza gukora subscribe, turabibutsa kuza gukora like, ndetse munakore share kugira ngo abantu babashe kubona ubutumwa bwiza. Turamwakiriye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ni karibu, mwakomeza. Imana ibaho umugisha cyane. Turabashimiye ko mutwakiriye. Imana iduhana umugisha kandi tugirire neza kubwo uyu mwanya mwiza tubonyeho kugira ngo tuvuge kwera kw'Imana no gukomera kwayo. Kandi ishimiye aba bantu bashyizeho iyi channel y'Inzira y'Ukuri kugira ngo abantu bajye babasha kumva ijambo ry'Imana, abarushye mu mitima baruhuke, ababoshye babohoke,
kugira ngo ahari hari uwabaheranwe n'agahinda, nibyo kugira ngo uyu munsi Imana yamukiza agahinda akumva aruhutse mu mutima. byose rwose No kuri nsabiye umugisha aba bantu bashyizeho yicano Imana ishimwe. ndabashimiye cyane. Imana yo mu ijuru duhana umugisha rero. Narakoze cyane kudusabira umugisha. Bidatinze rero katubanze turagize tumushyire mu maboko y'Imana kugira ngo uyu mwanya Imana imushoboze. Reka dusenge Imana kugira ijambo agiye kutugezaho. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye cyane ko uri urukundo, uradukunda mwami, niwe waturemye uturemera imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tugenderemo. None mwami, aya masaha tujye kumva ijambo ryawe, ni ijambo ry'ukuri, ijambo ribohora, ijambo rikiza. Turasengeye umwigisha ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana kugira ngo mwambike imbaraga. Dusengeye abantu bagiye kuryumva ndetse n'abazaryumva kugira ngo rizagire aho ribavana n'aho ribarigeza. Dusengeye abanyarwanda bagiye kumvira ijambo ry'Imana. Dusengeye inshuti z'u Rwanda baturanyi bagiye kumva iri jambo ry'Imana, bari mu bihugu by'i Burayi, bari muri Amerika bagiye kumvira ijambo ry'Imana, rizagire aho ribavana n'aho ribageza. Tuguhaye ikaze mwami w'abami kugira ngo mubashe kandi umwambike imbaraga. Dusenge n'abagiye kuryumva kugira ngo bahe gutega amatwi bumve kandi bumvire by'ijambo ryawe ribabwira. Ni mu izina ryawe tubisabye twizeye, amen. Amen. Karibu. Imana ibahe umugisha cyane. Dushimira Imana cyane duhaye aka kanya keza. Bene data bakundwa, nk'uko babivuze tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Bene data bakundwa bari hirya no hino ku isi, bari i Burayi, bari muri Amerika, bari i Burundi, abari muri Australia n'ibindi bihugu bidukikije. Imana ibahe umugisha cyane mu nteze amatwi kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kugira ngo ubugingo bwacu bubone kubaho kandi kugira ngo tubashe kuzagera mu ijuru amahoro. Imana itugirire neza cyane. Natinze rero kadusangire dusome ijambo ry'Imana. Turaganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kuva mu rungabangabo. Imana iduhana umugisha cyane kandi Yesu atugirire neza. Ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho riravuga ngo kuva mu rungabangabo. Birashoboka kuba waba uhagaze mu rungabangabo ariko utazi ko uhagaze mu rungabangabo. Hari ibintu bitatu bishobora kukwereka ko uhagaze mu rungabangabo, ndabikubwiraho ni bitatu. Icya mbere, ushobora kuba uhagaze mu rungabangabo rw'urushako. Icya kabiri, ushobora kuba uhagaze mu rungabangabo rwo kubura umwana. Icyo nacyo urwo narwo ni urungabangabo. Icya gatatu, ushobora kuba uhagaze mu rungabangabo rwo kubura akazi, warize ariko warangiza ukabura akazi. Urwo narwo ni urungabangabo. Rero ibyo bintu bitatu byo tugiye kuganiraho. Turasoma amagambo y'Imana ari mu gitabo cy'Abami ba mbere, ni ibice 18. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Eliya abona na Ahabu atumira abahanuzi ba Bali. Imana ishimwe cyane kandi haga icyubahiro. Murongo wa mbere haravuga ngo maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati, mbese ni wowe n'umuruho wateye Isiraheli? Nawe aramusubiza ati, erega sinjye wateye Isiraheli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko waretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bali. Nuko rero ntumiriza Abayisiraheli bose bateranire ku musozi w'i Karumeli, kandi abahanuzi ba Bali uko ari 450, maze n'abahanuzi ba Shera basangirira ku meza Yezebeli uko ari 400. Nuko Ahabu atumira Abisiraheli bose n'abahanuzi abateraniriza ku musozi w'i Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati, muzageza hehe guhera mu rungabangabo? Niba
muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire, kandi niba ari Bali abe ari we mukurikire. Abantu ntibadusubiza ijambo na rimwe. Imana iduhana umugisha cyane. Bibiliya iratubwiye ngo no guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo no guhera ku murongo wa 17 kugeza kuri 21, haratubwiye ngo Eliya abwira Habati, muzagezayo guhera mu rungabangabo, niba ari Uwiteka nimumukorere, niba kandi nawe ari Bali mumukorere, ariko abantu bave mu rungabangabo. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Hejuru umurongo wa 17 havuze ngo maze ngo Ahabu abonana na Eliya, aramubaza ngo mbese ni wowe wateye Isiraheli n'umuruho? Ariko Eliya umugaragu w'Imana ndamukunda cyane, arangije aramubwira ngo ntabwo ari njye wateye Isiraheli n'umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse Imana ya Isiraheli mugakurikira Bali mukajya mu rungabangabo. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Cyari igihe kibi kandi kigoye, abantu bakomeje gukora ibyaha, bakomeje gukora ibibi, ntibakurikira Uwiteka ahubwo bakurikira Bali, bagakurikira imigenzo ya gipagani aho kugira ngo bakurikire Imana ya Isiraheli. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Eliya arangije aramubwira ati, umva mwami, niba ari Bali mumukorere, niba ari Imana muyikurikire, ariko abantu bave mu rungabangabo. Aramubwira ati, ntumiriza abahanuzi ba Bali 450, untumirize n'abahezebeli n'abahanuzi ba Ashera bajya basangira ku meza amwe Yezebeli, maze ubanteranyirize ku musozi Karumeli. Ahasigaye ubundi duhamagara Imana. Imana iyo usubirisha umuriro niyo Mana. Iyo ukomeje ugasoma ukagera ku murongo wa 39 niko havuga. Hari aho yavuze aravuga ngo ariko bahitemo imfizi yabo, arababwira ngo nibazane imfizi bahitemo yabo n'abanahitamiye. Ahasigaye ubundi bahamagara Imana yabo, arababwira ngo Imana iri busubirisha umuriro niyo Mana. Imana ishimwe cyane. Ariko aravuga ngo nimuve mu rungabangabo, kuko mukwiye kumenya Imana mukorere iyo ariyo, mukava mu rungabangabo, kuko igihe niki ngo abantu bave mu rungabangabo. Byanditswe byera byarasohoye, ibindi birimo birasohora, nta gisigaye mwene data. Kuco gihagaze mu rungabangabo, va mu nzira ijya muri Egiputa kugira ngo Imana igukoreshe ubutwari, kuko Imana yo mu ijuru yaguhamagariye kugira ngo uvuge kwera kwawe no gukomera kwawe. Ariko birababaje kandi biteye n'agahinda kuba mwene data waba uhagaze mu rungabangabo, akanwa kawe kavuga ibitajyanye n'iby'Imana ishaka, kubera ko uhagaze mu rungabangabo. Imana idutabare kandi tugirire neza cyane. Dusomye ku murongo wa 36 turavuga ngo nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro, aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Ni amagambo y'Imana atubwira kuva mu rungabangabo, kugira ngo uyu munsi mwene data umenye aho wari uhagaze. Birashoboka kuba wari uhagaze mu rungabangabo ariko utazi ko uruhagazemo. Uyu munsi ukimara kumvira ijambo, mwene data ndakubwira ngo hindukira, reba neza niba uhagaze koko atari mu nzira y'urungabangabo. Reba uhagaze koko niba atari mu nzira ikujyana mu kurimbuka. Mwene data va mu rungabangabo. Ndagukangurira kuva mu rungabangabo kugira ngo wegere Imana, nayo izakwegera, niko ijambo ry'Imana rimbwira, kandi ngo nitugarukira nayo izatugirira ibanga. Imana iduhana umugisha cyane kandi Imana itugirire neza. Bene data tuve mu rungabangabo, kuko igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo abakunda abakorera Imana bakwiye kuyikorera mu kuri no mu mwuka, ubwo abasenga data bakwiye kumusenga mu kuri no mu mwuka, badahagaze mu rungabangabo. Birashoboka yuko waba uhagaze mu rungabangabo rw'urushako, warashatse ariko ugezeyo ntibabona amahoro, ugezeyo ntibabona urubyaro, byo gutera guhagarara mu rungabangabo, bituma ujya kwicira inzira ujya mu bapfumu. Mwene data, urwo n'urungabangabo. Mu bapfumu nta cyiza kibayo usibye kuko uryo twe bakatumara mwene data, warangiza ugasigara amaramasa
ariko mwene data tumbira Imana ya Isiraheli, igisubizo kiva ku Uwiteka. Nutumbira Imana yo mu ijuru, Imana izakugirira neza. Nuva mu rungabangabo, Imana izakurengera. Nuva mu rungabangabo, Imana izaguha urubyaro. Nuva mu rungabangabo, Imana izaguteza intambwe. Nuva mu rungabangabo, Imana izaguha akazi. Bene data, nta handi gutabarwa kwacu kuva uretse ku Uwiteka wari mu ijuru n'isi. Nta handi gutabarwa kw'Abisirayeli kuva, ku bwoko bw'Imana kuva, uretse kubura amaso bakareba mu ijuru. Niyo mpamvu gutabarwa kwabo kuva ku Uwiteka, kuko enestari domini siya konti. Aleluya, rabi meni ya siya de siya ni moro. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro, kuko uyu munsi ucumvira ijambo mwene data, uneza amatwi, waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, kugira ngo uyu munsi uve mu rungabangabo, kugira ngo Imana ikugirire neza cyane. Ushobora kuba warabuze urubyaro bikagutera kujya mu bapfumu, uko niko guhagarara mu rungabangabo. Ariko Eliya umugaragu w'Imana aravuga ngo muve mu rungabangabo kugira ngo mumenye Imana mukwiye gukorera iyo ariyo niba ari Bali, kuko ari igihe ushobora gukorera Bali utabizi gukorera Bali. Mwene data, ariko genzura neza ibirenge byawe bihagaze, genzura amagambo uvuga, genzura uko utekereza, genzura ibiganiro ugira, urebe koko niba koko udahagaze mu rungabangabo. Uyu munsi wa none uhindukire, hindukira Uwiteka barakugirira ibambe. Mwene data, va mu rungabangabo kugira ngo Imana ikorere muri wowe. Imana irashaka umutima wawe kugira ngo igukoreshe iby'ubutwari kandi ibane nawe, ikorane nawe iby'ubutwari kandi kugira ngo ihindure amateka y'ubuzima bwawe. Ni ukuva mu rungabangabo. Aho uhagaze mwene data, reba neza niba atari mu nzira y'ubunyerera inyerera, kuko benshi bahagaze mu rungabangabo. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Abayishakana umwete nta bandi usibye abandi bamaze gusobanukirwa baribo bakava mu rungabangabo, kuko numara gusobanukirwa uriwe bizatuma uva mu rungabangabo, bizatuma ukora ibyo Imana ishaka, bizatuma ukora ibishimwa mu bigabo. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo inzira ijya mu ijuru irafunganye kandi irimo amahwa, kandi inzira ijya kurimbuka ni inzira ingari cyane kandi ijyamo inyuramo abantu benshi cyane, kuko iraguye ni ingari cyane kandi abayinyuramo ni benshi. Niyo mpamvu baricamo abajya kurimbuka, ariko inzira y'ubugingo kuko irimo amahwa, kuko irimo abadahagarariye mu rungabangabo, niyo mpamvu bayinyuramo ari bakeya kandi benshi bayifatiwemo, bagezemo barafatwa, kuko bayigiyemo bari mu rungabangabo babona gusubira inyuma biranze no kwavasa imbere biranze, kubera ko bari mu rungabangabo bayifatirwamo, bananiwe kujya imbere no kusubira inyuma. Imana idufashe kandi tugirire neza. Mwene data, reba inzira uhagazemo niba utari mu rungabangabo. Imana itugirire neza cyane. Ngo yari yarangije ageze mu gihe cyo gutamba igitambo cyane mugoroba. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo aravuga ngo Uwiteka Mana ya Isiraheli, Mana ya Yakobo, Mana ya Isaka na Isiraheli, uyu munsi menyekane kuko ari wowe Mana, kandi Uwiteka nyumvira, kuko ari wowe ubasha gukiza imitima y'ubwoko, kuko ari wowe imitima yabo ahari bamenya kuri Imana. Nuko ngo muri ako kanya umanuka mu ijuru tweka igitambo, abantu bose bikubita hasi baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, tumuhereze icyubahiro data wa twese. Haleluya, amina cyane. Imana ikeneye abantu babwiza ukuri muri iyi minsi, batangase mu rungabangabo, bahagaze mu bushake bwayo, bahagaze muri direction y'Imana, bahagaze mu murongo Imana ibashakamo. Icyo ni cyo Imana idushakaho. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo jewe mwana w'umuntu we, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukunda kubabarira, kugenda Imana icisha bugufi, gukora ibyo gukiranuka, gukunda kubabarira ndetse no kugenda Imana icisha bugufi. Ayo magambo ntabwo nirwa nyasoma, muzayasome, ari mu gitabo cya Yeremiya, ari mu gitabo ndayababwiraho ariko ntabwo nyasoma. Avuga ngo yewe mwana w'umuntu, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni mu gitabo cya Mika, haravuga n'ibice 6, umurongo uhera ku murongo waho wa mbere ukagera ku murongo waho wa 8, muzahasome. Haravuga ngo ibyo Imana ishaka ku bantu bayo. Ibyo Imana ishaka ku bantu bayo ni iki?
ni ugukora ibyo gukiranuka, gukunda kubabarira ndetse no kugenda n'Imana wicisha bugufi. Aho ngaho niho umuntu azaba adahagaze mu rungabangabo. Waba uri umusore uhagaze mu rungabangabo, ndavugana nawe musore unteze amatwi, ndavugana n'umukobwa unteze amatwi, ndavugana n'umugabo unteze amatwi, ndavugana n'umubyeyi unteze amatwi. Bene data, tuve mu rungabangabo kugira ngo Imana dukorera ibashe kudukoresha iby'ubutwari. Niho Imana izatwishimira, twarangiza tukabona n'ubugingo buhoraho. Mwene data, ushobora kuba uhagaze mu rungabangabo ariko utazi ko uhagazemo. Uyu munsi rero ukimara kumvira ijambo, ahari wasanga wari uhagaze mu rungabangabo utabizi. Mwene data, va mu rungabangabo kugira ngo Imana igukoreshe iby'ubutwari. Imana ishimwe cyane, kuko nuhagarara mu rungabangabo hari igihe waba uhagazemo utabizi. Hari igihe waba uhagaze mu rungabangabo rw'urushako, hari igihe waba uhagaze mu rungabangabo rwo kubura urubyaro, ukajya kurushakira mu bapfumu. Natanye mbibabwira bene data, kujya gushakira ubyaro mu bapfumu ntabwo ari cyo gisubizo, ahubwo igisubizo kiri ku Uwiteka. Imana iravuga ngo yemwe bene data, nimushake Imana, nibiba ngombwa muyishake mukabakabye, ariko muve mu rungabangabo. Roteje veni konesta ya fasa nimene kodeta. Mbaraga z'Imana zigukure mu rungabangabo. Hano hagaze uyu munsi wasanga uhagaze mu bunyeri, Imana igukure mu bunyeri uhagazemo. Baguterwaga mu rungabangabo, Imana ikucire neza, Imana ikwambutse inyanja, uhagaze ahantu hanyerera hadatuma wambuka ngucere hakurya. Imana igukure mu rungabangabo uhagazemo, rungabangabo rw'urushako, rungabangabo rw'ubukene, rungabangabo rw'uburwayi. Ahari urwaye indwara imyaka myinshi, none wabuze gihumuriza, ukeneye umuntu uguhumuriza, uhagaze mu rungabangabo. Ariko nyamase abantu benshi bagiye bakugira inama, hari barakubwira ngo mwene data, ngwino tuzajya kukwereka kwa runaka. Aho ngaho ari mu bapfumu nta handi ngo wenda wabona igisubizo cyawe. Oya, barakubesha mwene data. Ngwino ushakire umuti ku Uwiteka. Amina. Igisubizo kiva ku Uwiteka, nta handi hava gutabarwa kw'Abayisiraheli ni ku Uwiteka Imana waremye ijuru n'isi. Niwe wagukura mu rungabangabo, niwe wagukiza amarira, niwe wagukiza indwara urwaye, niwe ugikuraho ibibazo. Ajya yimura imisozi itabimenye, ajya yimura igitare akacyicaraho. Yazamutse umusozi, amaze kuwucera hejuru aravuga ngo yemwe barushe n'abaremerewe, muze munsange ndabaruhura. Rodiya Faya Sante nibo bakuruhura ukava mu rungabangabo, mu bucana umaze w'imyaka, mu burwayi umaze w'igihe. Yesu yagukura ku gisasiro ukava muri urwo rungabangabo. Bene data, amina. Roterevonia Sante remeni kodeta. Va mu rungabangabo bene data, ndakwinginga ngo uyu munsi uve mu rungabangabo. Yesu akugirire neza, uve mu rungabangabo. Yesu akubakire, uve mu rungabangabo. Yesu agukize indwara, uve mu rungabangabo, kugira ngo Yesu akugirire neza, akugeza aho utabasha kwigira. Kuko Imana ni Imana y'urukundo, kandi ni Imana yaduhamagara imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Va mu rungabangabo, Imana izaguha umunezero wabuze, kuko umunezero wabuze ntabwo uzajya gushakira mu bapfumu ngo ubone. Ndakubwiza ukuri mwene data, ntugashakire igisubizo mu bapfumu, ntugashakire igisubizo mu bakonikoni, ntugashakire igisubizo mu rwego rw'abantu. Njya mubona kenshi benshi bakashoberwa bakabura hirya no hino, akavuga ngo reka ngende njye ku mupfumu, ahari wenda nakura igisubizo. Mwene data, baragushuka. Ese kuki mujya gushakira umuti Galiyadi? Muri Isirayeli nta Mana ihaba. Imana yo mu ijuru dutabare kandi tugirire neza. Mwene data, garukira Uwiteka nawe arakugirira ibambe. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukunda, ni ugukora ibyo gukiranuka, gukunda kubabarira no kugenda Imana wicisha bugufi. Ijambo ry'Imana ryarambwiye mu gitabo cya Malaki 3 ibice byaho 3 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 18 haravuga ngo kera abantu b'Imana baraganiraga, Imana iri mu ijuru igatega amatwi. Mu mpera ya Sicyubayo yo kajya bagatega amatwi, ibitabo by'ijuru bikabumburwa by'urwibutso, Imana ikandika. Barangiza Imana igatega amatwi ikandika ibyo abana bayo baganira. Eroterevoniasiya, abo ni abavuye mu rungabangabo. Bibiliya iravuga ngo iyo ukomeje ugasoma kugera ku murongo wa 18 ngo icyo gihe ubwo nibwo muzamenya gutandukanya abakorera Imana n'abatayikorera, nibwo muzamenya gutandukanya abanyabyaha n'abakiranutsi. Uwo ngo wavuye mu rungabangabo. Iyo wavuye mu rungabangabo urabimenya
kuko mu ijwi ry'Imana iyo uvuye mu rungabangabo umenya uko ugenda n'uko witwara. Iyo uvuye mu rungabangabo urumva ariko ugatinda gusubiza. Imana ishimwe cyane. Imana iduhana umugisha cyane. Haleluya. Ndanezerewe cyane mu mutima kandi ndafashijwe kuko Imana uyu munsi wa none muri iki gihe cyane cy'ikinyejana Imana impagurukije kukubwirira ijambo mwene data ngo uve mu rungabangabo, va mu bidafite umumaro, va mu busambanyi, va mu bujura, va mu bugome, va mu bugambanyi, va mu bidafite umumaro. Imikino Uwiteka nawe araguha umugisha, va mu bidafite umumaro. Ese reka mubaze mwene data, wagende mu bidafite umumaro kenshi n'inyungu wabonye? Wagiye mu kabari kenshi uranywa urangurinezeza ariko nta cyiza wabonyemo? Uyu munsi wa none wasanga nta n'urwara rwo kwishima ufite. Ibyo byose ni ingaruka zo guhagarara mu rungabangabo. Mwene data, wasambanye kenshi ariko ibyo byose ntacyo byakumariye. Izo zose ni ingaruka zo guhagarara mu rungabangabo. Mwene data, ndukiye Uwiteka, va mu rungabangabo wese akugire neza. Ufite inyota nyinshi cyane yo gushaka Imana. Imana iravuga ngo mushake mukabakabye, mukabakabe. Imana murayibona, ntabwo iri kure yanyu ahubwo irabegereye. Dore Yesu ateze ibiganza mwene data ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Nta handi wakura ubutabazi usibye kuri Yesu. Nta handi washirira inyota usibye kuri Yesu. Nta handi wabonera ubuhungiro usibye kwa Yesu. Imana iduhana umugisha cyane. Imana itugirire neza kandi iduhana umugisha. Mwene data wumvishira ijambo, ese hari aho utsinda mu mutima kugira ngo dusengane Imana? Ese hari aho wumvisha umutima wawe ugushinja ko wahagaze nabi? Wari uzi ko ushobora kuba wari uzi ko uhagaze neza ariko ukaba utsinzwe n'iri jambo, wumvishira ijambo Imana ivuze ugasanga uhagaze mu rungabangabo. Hari igihe wasanga wari uhagaze uzi ngo urahagaze neza ariko nyamaze udahagaze mu murongo Imana gushakamo. Mwene data, va mu rungabangabo urimo uze dushaka Imana. Imana ishimwe cyane. Ekera abakozi b'Imana aho utuye baba bahari, nanjye twafatanya tugasengana Imana kuko bazagufasha. Uzagera mu rurembo rw'ijuru ariko ufatanyije n'abantu b'Imana gusenga, bazagusengera bakwereka inzira ukwiye kunyuramo. Ekera umukozi w'Imana azagufasha kwinginga Imana. Niba uruce uzaruhuka, gahinda mu mutima kazashira, ndwara zizashira. Tujya dusenga Imana tukabona ikora imirimo n'ibitangaza kuko dufite Imana. Tubonye ikora byinshi, ikura abantu w'igisuzuguriro, ikiza indwara. We twarayibonye ihembura, twarayibonye iruhura barushe. Iyo Mana ya Isiraheli, iyo Eliya yavuze igahagarara ku musozi Karumeli ikamanuka twita igitambo, nawe ntabwo izagukoza isoni. Va mu rungabangabo ushaka Imana, nayo izakugirira neza. Imana ibagire neza bene data bakundwa. Mbasaba umugisha ariko mwibuka gukora subscribe kuri iyi channel y'inzira yo n'ubugingo, mwibuke gukora na share. Imana iduhaye umugisha kugira ngo n'abandi bajye bakomeza bumva ijambo ry'Imana kuri iyi channel. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom, ndabakunda cyane. Mana yacu, Mana nziza, Mana ikiranuka, Mana iteye ubwoba, se umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimye kandi ndaguhimbaje kuri uyu munsi wa none data mwiza uduhaye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Mwami Imana yacu data, kugira ngo Mwami Imana nyiringabo abantu baruhuke mu mitima, bantu bari bahagaze mu rungabangabo ariko uyu munsi Mana kubw'ijambo ryawe data nyiringabo ubashoboje kuva mu rungabangabo data wera wa Isiraheli. Uri Imana y'imbaraga, niwe wabashoboza kuvamo bo ntabwo babyishoboza kuko ijambo ryawe riravuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Mwami mwiza, ijambo ryawe rirambwira ngo uzagira ubuntu uzabugira kandi uzababarira. Ngaho tugirire neza, duha imbaraga zo kuva mu rungabangabo, dushoboze Mana kugira ngo kuri wa munsi uzerekanwa ku bicu tuzabashe kukubona ukuri. Urakoze Yesu, ndagushimiye. Ngaho abantu bawe bahumugisha, umugisha abantu bari mu Rwanda, umugisha abantu bari i Burundi, umugisha abantu bari muri Amerika, umugisha abantu bari muri Australia, umugisha abantu bari i Burayi. Mwami Imana yacu data ubagirire neza
kuko umuntu wese uteze amatwi akumvira ijambo umuha umugisha, kandi mwami Imana umuha inyota yo kugushaka, kuko ijambo ryawe rivuga ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Ni ukuri rero data baha umugisha kandi ubagirire neza. Mana Nyiringabo, uhe umugisha buri wese wateze amatwi iki kiganiro, kandi uhe umugisha mwami Imana abashyizeho iyicano kugira ngo ikitambuka ijambo ry'Imana. Urakoze ndagushimiye Yesu kubikoze, ni mu izina rya Yesu, amen.